Nshuti bakunzi mukurikiranye IRTV ijwi ry'urugwiro sauti ya kirafika aho muherere hirya no hino mwese mbahaye ikaze. Ndizera yuko aho muri amahoro kandi urugwiro ruri kurushaho kugwira. Ndabahayambu mwese kandi ndizera yuko muri kudukurikira 5 kuri 5 amajwi yacu ari kubageraho neza. Turakomeje n'ibiganiro IRTV sauti ya kirafika ijwi ry'urugwiro rivugira pare mu Faransa. Tugenda tubategurira ibiganiro bifite umugambi wo gukomeza kugwiza urugwiro kandi twibukiranya bimwe mu byo twagiye tubona bidufitiye akamaro, tukumva ko byagirira n'abandi akamaro. Niyo mpamvu tugiye kujya mu kiganiro cy'ubushakashatsi twagiye tugira, tukabona umusogongero gato ku mateka y'akarere k'ibiyaga bigari by'umwihariko ay'u Rwanda, kandi tuzakomeza tugende tuyaganiraho. Gusogongera si ukunywa, nkunda kubivuga. Ubwo rero ko tugiye gusogongera turavuga kuri bike ibyo tushobora kuba dufitiye impamo, hanyuma namwe aho mwumva twaba twibagiwe muzatwibutse. Nimero yacu ya WhatsApp iroroshye no guteranya 337 4 WhatsApp guteranya 337 4 mumbabarire ntari nibeshyeho gatoya. Ngiyo WhatsApp yacu. Tutangiye ikiganiro cyacu umusogongero w'amateka. Umusogongero w'amateka, inyuma muri background murumvamo indirimbo y'Impara Rwanda nziza. Reka ndeke gato tuyumve. Abantu mudukurikiye kuri YouTube mwihangane, mushobora kutari buze kubasha kuyumva bitewe n'amabwiriza ya YouTube, ariko mwe mudukurikiye kuri radio ndumva indirimbo muraza kuyumva nyine munariyumva gake inyuma muri background, ariko kubera YouTube itabyemera abari kuri YouTube ntabwo muri kubyumva. Reka rero nsabe abari ko ngabyuma mutuzamure iyo ndirimbo. Kubwanjye nakuvuza ko radio yakurikirwa n'ingeri zitandukanye: abasaza, abacecuru, ababyeyi, abasore ndetse n'inkumi, ntibagiwe n'abandi bita ingimbi. Ubwanjye nakwifuza ko yakurikirwa n'isi yose: Afrika, Aziya, Uburayi, Amerika ndetse na Oceania. Ijwi ry'urugwiro imbere cyane. Ntabwo turambirana, indirimbo tuzumva mu kanya tugakomeza, ariko ikigamijwe cyane nuko tuganira tukagera ku gice kirekire cy'amateka. Uyu munsi tugiye kuganira ku byerekeranye n'ingoma y'ubudaha n'ubwishaza. Niba utarumvise ibiganiro byatambutse uze kureba hagana hasanga mu bisobanuro, uraza kubonaho ibindi biganiro bibanzizwa n'iki ngiki kugira ngo bigufashe, kandi kugira ngo wumve ibintu nk'ibi ngibi bifite aho wandika. Hari umusaza twakoranaga Muzehe Minega akambwira ati burya ikaramu ni umuti w'amazinda. Ugiye gufata note byagufasha kugira ngo n'ubutaha ikiganiro uzabe wumva aho ibintu byerekeraga. Bakunze rero b'inshuti z'ikiganiro by'umwihariko umusogongero w'amateka, reka ngire nti mureke twanziki. Ingoma tugiye kuganiraho uyu munsi ni ingoma y'ubudaha n'ubwishaza. Twavuze kubendengwe batangiye muri 300 mbere y'ivuka rya Yezu. Ubwo abo tutari kumwe mwumvise aho tugeze rero ku bantu bo mu budaha. Abantu bo mu budaha bo mu bwishaza bo byagiye bigenda bite. Ibihugu by'ubwishaza n'ubudaha byategekwaga n'abarenge. Ubwo abarenge muraza kumva sekuru Rurenge hafi ngaho. Abarenge bakaba bari bafite inkomoko cyangwa se igitsina cy'Abahima, bagakomoka kuri Rurenge sekuruza w'iyo ngoma yabo. Abami b'ibyo bihugu, ndavuga ubudaha n'ubwishaza, abami b'ibyo bihugu bari Abasinga b'Abasangwa butaka. Izina Abasinga rikomoka ku ijambo ry'urunyankore ryitwa asinga. Turi mu karere. Iryo jambo bakunda kuryongera kurindi jambo bakavuga ngo asingabona. Asingabona ni kuvuga ngo rishaka kuvuga usumba bose. Gundi asingabona. Ndimi zirabaye. Dukomeze rero. Abasinga ntabwo wenda twabica ku ruhande bishatse kuvuga nk'ikirenga. Ikirenga
Asingabo na Munyankore bikaba bivuga nyine umuntu uruta abandi bose. Dukomeze n'amateka yacu rero. Ubusobanuro mu Kinyarwanda ndakomeza nsoma amateka twabashije kubashyira kuri RTV @FR, kandi murasanga ibisobanuro uyu murongo waho aya mateka yanditse muragusanga mu bisobanuro hasi hano. Ushobora kuhareba ugakandaho ukerekeza aho wakwisomera nawe ibi turi kuganiraho. Naringize nti usobanuye rero mu Kinyarwanda ugasanga rivuga abatsinze, kuko bari bafite ibihugu byinshi bayoboraga byari biri mu Rwanda. Ibyo birimo udaha, birimo nyine kwishaza, nkuko aribyo turi kuganiraho. Nibo baba baradukanye amasuka n'inyundo, bari bafite imitarimba, bafunguzaga amariba, bafunguzaga cyangwa se n'ayasibye bakafukuza amariba bakoresheje imitarimba, ibintu by'amatarimba, imitarimba n'amasuka. Nimba bavuze amasuka bakavuga iriba, bakavuga n'inka, urabyumva ko biri kujyana. Amariba maremare yo mu Rwanda rwo hambere nibo bayafukuye, abasinga nibo bayafukuye kuko bari bakeneye kubona amazi yo guha amatungo. Ingoma ngabe yabo yitwaga Mpatsibihugu. Ubwo ngira ngo tuse nk'abagenda dusobanukirwa impamvu wenda bahitaga Mpatsibihugu, bari abantu bashoboye gukora ingamba zitandukanye, bagenda bagira amami cyangwa se ibihugu byinshi mu karere, bityo nyine urumva n'ingoma ngabe yabo ikitwa Mpatsibihugu. Bakunze kuvuga ko ingoma y'ubudaha n'ubwishaza yari nini cyane, igizwe na prefecture urebye ya Gisenyi, Kibuye, mbese mu turere nka twa Nyabihu ngubu, za Rutsiro, Karongi, Rubavu na Ngororero. Mu zindi ntara twavugamo nka za Cyangugu, iyo ngiyo hariyo Biru ni muri komine Gafunzo na komine Kimbogo. Abantu b'Ikimbogo mwese mukomere cyane, ni amazina ya kera. Ubu ni mu karere ka Nyamasheke. Hari indi yitwaga Kesha, hari muri komine Kirambo. Kirambo ni ahantu hari amashuri Kirambo mu karere ka Nyamasheke. Niho hari Biru, naho Kesha ikaba muri Kirambo, naho ni mu karere ka Karongi na Nyamasheke y'uyu munsi. Mu majyaruguru hari igihugu cyitwaga Bwito, hari cyitwaga Byahi na Karumongi nuko, ndetse no muri Kongo bageragayo. Umuziki uzamuke hanyuma turuke gatoya tugaruke mu kanya, kandi amateka nizere ko akomeza kuturyohera. Iyi ni RTV ijwi ry'urukurasote kirafiki, ngende Andre Isaka ubagezaho ikiganiro kwanga byuma, batwongere ikindi gitero cy'indirimbo Rwanda nziza yaririmbwe n'Impara. Kubwanjye nakuvuza ko radio yakurikirwa n'ingeri zitandukanye: abasaza, abacecuru, ababyeyi, abasore ndetse n'inkumi, ntibagiwe n'abandi bita ingimbi. Ubwanjye nakwifuza ko yakurikirwa n'isi yose: Afurika, Aziya, Uburayi, Amerika ndetse na Oceania. Ijwi ry'urugwiro. Reka dukomeze indirimbo ziba ziryoshye, ariko tuba tugira ngo turuke gatoya gusa. Bantu mudukurikiye kuri YouTube ntabwo muri kumva indirimbo turi kumva. Turashyiraho version y'ikiganiro cya radio, murayisanga hasi hanga mu bisobanuro, nayo murabonaho ahanditse ngo version radio. Mushobora kumva ikiganiro cyose kirimo n'indirimbo, mugisanga kuri ngisa 250. Abarenge ubwoko bwabo bwari abasinga nkuko nabikomeje haruguru, kandi indangabwoko yabo ikaba Sakabaka. Ni toteme mu ndimi z'amahanga, ndumva aricyo twakwita indangabwoko. Bantu muhuriye kuri Sakabaka mwese mujye mumenyana n'ibintu byiza. Iyo umenye umuziro wawe ukamenya nawo muhuje, bituma abantu bagwiza urugwiro. Natwe dufite umuziro w'ingwe n'abafite umuziro w'ingwe mwese ndabasuhuje. Abarenge bari biganje mu Rwanda rwagati, ariko cyane cyane bakajya kuba benshi kuruta ahandi muri za Masaka, ndetse Masaka ya Rugarika no mu Rukoma muri komine Runda, ubu ni mu karere ka Kamonyi.
abana batoya ntabwo bazi izo komine za kera. Runda niwo wari umurwa mukuru wabo w'Abasinga. Ingoma y'Ubudaha n'ubwishaza bw'Abarenge yabayeho ahasaga mu mwaka wa 400 nyuma y'ivuka rya Yesu. Kimwe n'indi ngoma cyangwa se n'izindi nyinshi za mbere zahanzwe n'Abasinga arizo nk'Ubwanacyambwe n'Uburiza ndetse n'izindi. Ntabwo rero amateka nk'aya twayavimuzi n'imuzingo ntitwabishobora rwose, tugerageza gusogongera, ariko iyo umusogongeye haba hari icyizere cyo kuzanywa, ariko gusogongera si ubwo. Umuziki uzamuke twongere turuke gatoya, guhanga bw'ibyuma mudufashe naho mukanya. Kubwanjye nakuvuza ko radio yakurikirwa n'ingeri zitandukanye. Abasaza, abacecuru, ababyeyi, abasore ndetse n'inkumi, ntibagiwe n'ababandi bita ingimbi. Ubwanjye nakwifuza ko yakurikirwa n'isi yose: Afurika, Aziya, Uburayi, Amerika ndetse na Oceania. Ijwi ry'urugwiro imbere cyane. Ndakomeza tugende dutera intambwe. Twari turi kuvuga iby'Ubudaha n'ubwishaza, dusanze Abarenge ataraho bagarukiye gusa, ahubwo barafite n'ingoma y'Uburiza. Reka nayo nyikomozeho gato dusogongere, nyine niko bimera, kandi burya kenshi gusogongera kugira ngo wumve uko ibintu biryoshye. Ingoma y'Uburiza yategekwaga n'ibikomangoma by'Abongera. Izi ngoma rero zombi zayoborwaga n'Abasinga kimwe n'iy'Ubwanacyambwe. Ingabe yawo yari Bushizimbeho. Bushizimbeho rero ubwo ntabwo nanjye nzi neza ubwo ari bwo, ariko manza ari ubwoko sinzi. Bushizimbeho. Igihugu bategekaga cyari kigizwe n'intara z'Ubumbogo, ubu ni muri komine Musasa na Rushashi na Tare ho muri Kigali, ariko byose bibumbiye mu karere ka Gakenke kuri uyu munsi. Icyo gihugu cyari kigizwe nanone n'Uburiza nyirizina muri komine Rutongo, Mugambazi na Shyorongi ho muri Kigali, ubu ni mu karere ka Rulindo. Umwami w'Uburiza uzwi cyane ni Mugina. Hari abantu twabamugina mwese mukomere cyane mwitwa izina ry'abantu. Umurwa wa Mugina wari muri Nyamitanga, aho ngaho ni muri Jari. Nyuma Uburiza bwaje kwigarurirwa na Cyilima Rugwe amaze kwica Mugina, umwami w'Uburiza. Ndakomeza nihute nkomoze no ku ngoma y'Ubwanacyambwe. Ingoma y'Ubwanacyambwe nayo yategekwaga n'ibikomangoma by'Abongera kimwe n'iy'Uburiza. Abongera, Abasinga n'ibindi, biterwa nuko uri kubivuga. Iyi ngoma nayo y'Ubwanacyambwe n'Abongera bayitegekaga, ni ukuvuga ko nayo yayoborwaga n'Abasinga. Ingabo z'Abasinga zari zarakoze akazi katoroshye, zarigaruye ibihugu n'agahugu. Ingabe yabo rero yari Kamuhagama. Kamuhagama ni izina rwose wumva ko ririmo kuvuga ko atari abantu bakwisukira. Burya hari igihe wisukira umuntu akaguhagama neza neza. Bwanacyambwe rero nabo ingoma yaho Abongera baho cyangwa se Abasinga bayitaga Kamuhagama. Igihugu bategekaga rero cyari kigizwe n'intara y'Ubwanacyambwe. Nimvuga intara mwumvi za kera, kandi kera ntabwo ari ejo cyangwa ejo bundi, ni kera cyane mu myaka 400 igihumbi kitaratangira. Igihugu bategekaga cyari kigizwe, reka nivugire ko ari agace cyangwa ari impugu y'Ubwanacyambwe nyirizina, aho hari muri komine ya Nyarugenge, ndetse n'uyu munsi komine ya Nyarugenge cyangwa se akarere ka Nyarugenge karahari. Ugakubitaho Rubungo, muri komine Rubungo se ndahavuga nti muri Rubungo werekeza nka za Kabuga na Kanombe no muri Kigali. Ubu rero ni mu turere twa Nyarugenge na Gasabo na Kicukiro, ngiki cyo bita Ubwanacyambwe. Mu yandi magambo, mu ijambo rigufi, Ubwanacyambwe ni umujyi wa Kigali uyu munsi. Nari nkomeje rero ku tundi duce twari tugize Ubwanacyambwe, tuzi nti ni mu mujyi wa Kigali urebye muri rusange, ariko cyari kigizwe hanini icyo gihugu n'Ubuganza bw'Epfo. Ubuganza ubundi ni hafi na Muhazi, ubwo rero Ubuganza bw'Epfo ni muri komine Muhazi y'uyu munsi,
Muhazi, komine Muhazi ntabwo ikibaho mumbabarire, ariko komine Muhazi ivuyeho vuba ahangaha. Ndetse na Mukarange hakaba komine Rutonde, ubwo ni ku gace ko muri Kibungo, ndetse na Gicumbi ni muri Kigali hino gatoya, ndetse ukongeraho udupande dutoya twa Rwamagana, Kayonza na Gatsibo. Ngiyo rero Ubwanacyambwe ntabwo bwari agahugu nyamuneka, cyari igihugu Kigali, nyine iki Kigali. Umwami w'Ubwanacyambwe uzwi cyane ni Nkuba ya Nyakabajo ni Nkuba ya Nyakabonjo. Nkuba ya Nyakabonjo ni umwe mu bami bazwi cyane, cyangwa se bagize amateka adasanzwe. Nyuma y'ingoma y'Ubwanacyambwe nayo rero yaje kunyagwa na Kigali irayitwara, cyangwa se ubwami bwari bufite imizi i Kigali, ubwo ndavuga za Gasabo n'ibindi, niho baje kuyigarurira. Ubwo turi kugera dusatira igihe Gihanga Ngoma Ijana yaje kuba yatangira gushinga nawe ingoma Ngabe ye yabuka cyane, kuko Bwanacyambwe yaje kunyagwa na Kigeli Mukobanya, nuko Nkuba ya Nyakabonjo ahungira ibugufi amaze kuneshwa. Muri icyo gihe rero nibwo ingoma y'Abongera yazimye burundu. Ndakomeza rero umuziki nawo ugabanije, turumva mu kanya, ndagira ngo hataza kugira umuntu urambirwa. Ikiganiro ntabwo kiramara igihe kinini, reka nkomeze. Ndeka mvuge gato ku ngoma y'Ubunyambiriri. Ubunyambiriri ni agace numva hari abantu benshi bazi, abakuze. Ingoma y'Ubunyambiriri nayo yari iy'Abarenge bo mu muryango w'Abahima. Abo ngabo ni babandi bakomoka kuri Rurenge, sekuruza wabo, bakaba ari bo mu bwoko bw'Abasinga. Nanone ubwami bw'Ubunyambiriri bwari buherereye muri komine Musebeya, bukaba muri komine Muko Karambo, aho ngaho ni muri prefectura ya Gikongoro, nkoresha amazina ya kera, ariko uyu munsi ni mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Ingoma Ngabe yabo yitwaga Nkunzu Rwanda, ni izina ryiza cyane. Muntu wanga u Rwanda, reka nkubwire ni nyamuneka sigaho ntukanga u Rwanda. Bari bafite ingoma nziza Abanyambiriri yitwaga Nkunzu Rwanda, ndetse nkeka na ndi umunyarwanda bijya kuva ku kintu nk'iki ngiki. Turi Abanyarwanda kandi dukunze u Rwanda. Ikirangabwoko cyabo cyari inumvu eshatu zinumbiri. Ngicyo ikirango cyabo cyari inumvu eshatu zinumbiri. Abami b'Ubunyambiriri bari abami b'imbuto n'amatungo, bagiraga imihango yo guhosha ibyorezo by'indwara n'inzara. Bagiraga amazina y'icyubahiro cy'ubwami. Amazina yabo y'icyubahiro cy'ubwami navugamo nka Gisurire. Hari abitwa Abagisurire, ariko Gisurire bakunda kuryita abantu wenda bagira urugomo. Harimo nk'Abategera, hakabamo n'aba Rukambura. Urumva ko ni amazina rwose y'ibikurankota. Ngaya amazina rero y'icyubahiro abami b'Ubunyambiriri. Bari bafite ingoma Ngabe nziza disi nakunze, yitwaga Nkunzu Rwanda. Namwe abakunda u Rwanda mwese mbifurije kuruburana. Mu bami babaye aho ngaho mu Bunyambiriri, n'imbuto zabo uzwi cyane mu mateka n'uwo bita Batsinda, Gisurire wa kane. Hari abantu bitwa Abatsinda batazi yuko izina ari izina ry'abami, ni iry'abami kandi b'Abanyambiriri, cyangwa se bakomokaga ku Gikongoro muri Nyamagabe uyu munsi. Gisurire rero wa gatanu niwe uzwi cyane mu bantu bategetse izi ngoma. Ni ingoma Ngabe yabo. Iyo ngiye kuyivuga numva binejeje cyane. Nkunzu Rwanda nanone manza nyivuze nka kenshi, reka ndekeraho. Uwo nguwo rero yaje gutanga yarabanje no kubatizwa, bamwitaga Ildefonse. Atanga mu mwaka w'1983. Yari atuye i Nyamirishyo, Hisuti y'Abanenge mu Bunyambiriri. Urumva ko uyu mwami wabo we yatanze ejo bundi, yari yarabatijwe, yatanze mu mwaka w'1983.
1983. nayo nguko umusogongero w'uyu munsi nahangaha tugarukirije. Turangirije kuri Batsindagisurere wabatijwe Ildefonsi agatanga mu mwaka w'1983. Wakwibaza se ko umuntu utari tumuzi babaga ari abami nyine bayobora uduce duto ngutwo, bakaba baragiye batamenyekana cyane. Niyo mpamvu tuba twakoze iyo bwabaga kugira ngo tubamenyere uko kera byari bimeze. Tunejejwe n'u Rwanda rwacu rw'uyu munsi n'indirimbo ngiyo irabyumva. Reka mbasezere ndabifuriza kugubwa neza, muragahorana Imana, muragahorana u Rwanda n'urugwiro. Sauti ya Kirafiki turabakunda cyane, naho utaha umugoroba mwiza. kubwanjye nakuvuza ko radio yakurikirwa n'ingeri zitandukanye: abasaza, abakecuru, ababyeyi, abasore ndetse n'inkumi, ntibagiwe n'abandi bita ingimbi. ubwanjye nakwifuza ko yakurikirwa n'isi yose: Afurika, Aziya, Uburayi, Amerika ndetse na Oceania. Ijwi ry'urugwiro imbere cyane.